itorero Adepr igiye kwimika abapasitori b'abagore, bamwe mu barokore by'umwihariko abagabo, bamwe bayivumbuye ari abayobozi bakomeye b'abapasitori, abandi ari abarimu. Ati ibintu ntibishoboka, ibi ni ugusuzuguza iki itorero ryacu. Ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye n'imisatsi anytime kigomba kugira gute, kigomba kwiyongera kuri ibyo. Yes, tugiye gutangira ngusuhuza ndetse nanagushimira aho wafasha akanya kawe ugakurikirana +250. Ngiye wumva kuri mikoro ndi verse 6 uri ku mashusho ndetse murimo murabona uko bisanzwe, usanzwe nk'umumenyereye hano kuri +250. Sinzi ikintu uyu munsi yaduteguriye, nkabuze ati uyu munsi hari amakuru mashyashya bafitiye yo guturukamo imbere ndani kabisa. Mbere ya byose ariko reka maze guhikaze nawe ruba bimeze biti n'ubwa mbere dukoze ikiganiro uyu mugabo rwose no munsi yabuze ati uyu munsi turagikwana, ariko reka mbaze muhikaze nawe abaze yumva uko niba bimeze. Ubundi akenshi akunda kuba ari ku mashusho rwose uyu musore abikurikirana ibi byose mukunda kuba mubona, ariko uyu munsi rero tugiye kubana. Ruhaye ikaze. Bakoze cyane kabisa, yabona umuryango mugari wa +250 nawe mugomba kubereza ikaze kuko mugiye kuzajya mumbona kenshi gashoboka, ninjye tugiye kuzadukorana mu biganiro byagiye uva ugiye kujya umusore kuko kwikorana biravuna muri no minsi murabizi, cyangwa se no mu gihe cyabanje mubibona kwikorana biravuna. Biba byiza burya iyo umuntu afite umuntu uri kumuvugisha cyangwa se akamuganiriza, iyo ikiganiro kibasha kugenda neza. Rero uyu musore agiye kujya mfasha nyuma yaho adukubita amashusho ameze neza, yavuze ateka yengera gute je namufasha kugira ngo tubashe kugira gute tuganire ikiganiro kibashe kugenda fresh sana kabisa. Abantu bakoze cyane kabisa, nkomeza mbashimira ndetse nawe ngushimira muri rusange kuri ikaze bino bumaye umuntu tugiye kuzadukorana. Nagira ngo tugiye kuzatubahiriza ibintu byinshi kandi byiza. Umunsi se noneho imihanda iri kuvuga iki? Ubundi se mbere yuko twinjira neza mu nkuru yacu y'uyu munsi, ikobaza tugasuza abantu bacu badukurikiranye, by'umwihariko abanyarwanda tubana hano ndetse n'abadiaspora muri rusange, ko tumaze kubona ko tumaze kugira abantu benshi cyane badukurikira muri rusange. Ubwo twatangira tubasuhuza nk'uko bimenyerewe, n'ubundi turabasuhuza ndetse tunabashimiye kuko umwanya muba mwafashe mugashyiraho +250 mukareba ibintu tuba twagenye ko mugomba kureba, tuba twabageneye nk'abakunzi bacu ni iby'agaciro. Turabashimiye rero umuryango mugari, bamaze kuba abantu benshi cyane. Bamaze kuba abantu benshi cyane kabisa, igenda mbabona tugenda biziboya. Bure iyo tumaze umunsi umwe tudakora tubibona se message zitujya atereko ko mutamboze bimeze bite, mukomeje kutwicisha irungu. Tugenda tubibona kabisa, ibyo byose turabibashimiye ndetse turanabasuhuza rwose aho muherereye hose, mukomeze mugubwe neza. Twe nka +250 rero ni byinshi twabageneye ndetse tugikomeje kubagenera. turacyabakorera mu gaseke, ni byinshi birimo uko iminsi igenda yicuba tuzatugenda tubahereza byinshi mu byiza, mu byo mwadukumbiye kuba uba wafashe umwanya wawe ukatureba. Ibyo ari byose ni uko uba warashimye ibikorwa tubahereza. Rero muri iyi minsi nabwo turacyakomeje, urugendo ruracyari turacyari mu kwa kane, kandi intego yacu murayizi twihaye gukora umwaka wose tubahereza ibintu byiza kandi binogeye ijisho ndetse n'amatwi, bikageramo biyuburuye cyane kabisa. Rero mukomeze muduhereze umwanya wanyu, mudutize amaso yanyu tubereke byinshi ndetse n'amatwi yanyu, tubahereza amakuru menshi agiye atandukanye ya hano mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange, kuko muzaba mugenda mubona byinshi bitandukanye, kuko turi kugenda nyine dukora mu gaseke dukuramo gake. Ariko ndashaka yuko muri no minsi mugiye gukurikirana content zijyanye na gospel. Muri no minsi hekereza ko ari cyo gihe cyiza burya cyo kugira ngo tuba updating. Hari abantu benshi cyane bakeneye tuba tujya dukurikiza ibitekerezo by'abantu, ibyo bagenda batubwira, message bagiye zibona, bazatubwira bati se nta kuntu mwaduhereza inkuru gutyo kuko tukajya tumenye ibivugwa mu matorero cyangwa se mu madini muri rusange, cyane yuko hari n'amadini menshi yafunzwe. Ikiganiro twaragikoze twagiye tubigarukaho, ariko by'umwihariko ndagira ngo mbabwire yuko mugiye kujya mukurikirana inkuru cyane tugiye kwibanda muri gospel. Muri no minsi mugiye kubibona izo tugiye kwibataho cyane. Rero abakunzi ba gospel namwe ngira ngo
uruhande rwanyu twarugezemo. Si ukuvuga ngo tuzatubahereza gospel kenshi gashoboka, kuko hari abantu benshi cyane bagenda badusaba batubwira ati hari amakuru menshi muri gospel tuba tutarimo turabona, bibaye byiza mwazamutugereramo. Ntabwo bivuze ko sekira tutazatuyigeramo, tuzajya tuyigeramo gake gake, ariko ahanini gospel niyo tugiye kugenda twibandaho cyane kabisa. Ngira ngo rero ewana mukomeze mudukurikire, Subscribe, share, ibiganiro bya byiza ugishaririza mugenzi wawe kugira ngo mugire gute, mugerageze kubana nawe abashe kumva ibintu byiza wabashije kumva ukaryoherwa. Si byiza ngo nawe ubyerera ngo byasherega mugenzi wawe. uramutse uryohewe ntiwifuze ko rudabugeza yatererwa nanone, ntabwo byaba ari sawa, kugira ngo umuryango wa +250 ukomeze wagwe urire cyane. So rero umurimo w'Imana ngira ngo turimo turawinjiramo cyane, ko no kugira ngo tumenyeshe abantu, tubabwire amakuru ari kuvugwa muri gospel, ndetse ngira ngo natwe twavuga ko turi gutumika umurimo turabako w'Imana. Iyi nayo ni umurimo w'Imana nyamuneka. Umurimo w'Imana so kujya mu ikuriro rya ubwiza gusa, nawo ni umurimo w'Imana. Hatazagira uwumva rero tubakubita amakuru ari kuturuka ndani yayandi aba yarahishwe, cyangwa se yagisha uvuga ibintu biremereye wenda utifuzaga kuba wowe wakumva, ugire ngo wenda harimo urundi rwabo cyangwa se harimo iki byo kutagira gute, byo kuguma gushimangira ibi bitari byiza mu matwi yawe wowe ubyumva wenda utabyakiriye neza. cyane ko n'ubundi buriya akenshi na kenshi abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ukuri kuraryana. Hari igihe twebwe dushobora gukurura amakuru tukumva ko tugomba kuyamenyesha abanyarwanda, ndetse n'abakristu mu madini, uwo tuyavuzeho cyangwa se n'inshuti ziwe bakaba batabyumva neza, ariko ngira ngo mbabwire ko rwose byose tuzatugeramo, kandi nta rundi rwango rwose, ndetse n'umurimo w'Imana tuba turimo turagenda dutumika. Ni umurimo w'Uwiteka. Ni umurimo w'Uwiteka bavandimwe. Ubuse ariko wakanze tukaba Beteburu, cyane cyane uyu munsi turaza kugaruka kuri Adepr, itorero Adepr. Umuntu avuze itorero Adepr muri uru Rwanda, yamuneka ntekereza ko nta muntu n'umwe utarizi itorero Adepr. Umwana ukivuka itorero Adepr kuko ni rimwe mu matorero amaze igihe kinini cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uzigo ubu Adepr imaze kugeza mu myaka 80 irenga ibayemo ishinzwe. Adepr ni buri gihugu bazayikosera imyaka 80 irareka maze kurega imisaha. Urumva Adepr rero ni idini rinini, ngira ngo abantu benshi barabizi. Karere bu cyangwa se umurenge hari abura Adepr yitiriwe uwo murenge. Ibiba wote nuko hagiye haza ibintu byo gufunga insengero, binavugwa yuko Adepr ryo torero rya mbere muri uru Rwanda rifite abayoboke benshi. Imibare yagiye ikorwa ubwo ntari kwibuka neza, kereka ngiye buceke no kugira nkareba, ariko imibare myinshi burya barokore cyangwa se abantu basenga bakunda koherezwa cyane muri Adepr. Adepr ingira abantu benshi cyane. Adepr igira abantu benshi cyane, kuko akenshi na kenshi umuntu wumvishe, hari abantu bamwe na bamwe bumva umuntu ngo ni umurokore bakatabumva ko ari umurokore, ari umu Adepr, kandi gerageza kuba harese buri murenge ubundi muri iki gihugu mwijereza ko ntabwo ujya upfa kwita ugira bute ku buri torero na rimwe rya Adepr umurenge. Nuko hagiye haza ibintu nyine byo gufunga amatorero, twagiye tubigarukaho, ariko by'umwihariko Adepr ahantu hose wasangaga ihari. Ahantu hose yabaga ihari mu mirenge, mu karere ho urumva haba harimo imirenge myinshi, bivuze ko n'insengero za Adepr zari nyinshi. Sasa rero uva muri Adepr atiki muri Adepr rero ukuntu bimeze, twagiye tubivugaho, aho nagiye nkora ikiganiro, wenda babikurikira barabonye kuri chaîne zigiye zitandukanye, ntabwo naza kubigarukaho cyane, ariko twagiye tugira dushima umugabo Ndayizera Isayi, pasiteri cyangwa se umuyobozi mukuru w'itorero Adepr. Sibyo nagiye ngarukaho cyane muvuga ati umugabo akwiriye iki? Akwiriye indabyo ze, akwiriye gushimirwa kubera ko ari byinshi cyane muri manda yiwe agerageza kugira gute guhindura mu byari byarabanje mbere mu gihe taraza ku buyobozi. Hari byari bihari, ubwira ko Adepr imaze imyaka irenga 80, burya imyaka 80 hari byakozwe, nawe ingoma yiwe hari byari kugaragaza kugira gute gukora, nubwo wenda ataburamo biradega byagiye bigaragara. Kuko wenda tugiye gusubira inyuma gatoya, ibwo twigeze kuvuga ngewe ubwanjye nigeze kuvuga bezase kuri iyi chaîne, ariko by'umwihariko
inkuru twari twazibonye zivuga ziti Adepr igiye kugira gute, igiye kuzana impinduka ikomeye cyane, cyane yuko abantu benshi bari bamaze kugira gute, bari biteze uko bari baramaze kumenyera itorero rya Adepr. Hari ibintu byinshi cyane bagiye bumva ko bigiye kugira gute guhimera bikaza muri Adepr. Abantu bari bagize bate ubuzima bamenyereyeho mbere bikaza kugira gute guhinduka mu buryo bw'imyifatire, mu buryo bw'imyambarire, mu buryo bw'imyigishirize. Ebana ibintu bigira gute birasa nkaho bigiye kugira gute kuriyerura completely, kuko urabizi muri iki gihugu cyangwa se uko tubibona, leta by'umwihariko ibintu yagiye ihindura mu matorero bigaragara yuko ari imyigishirize itarajyaga iba myiza, cyangwa se itarajyaga igira gute, abantu bose batayuvagaho kimwe ari aba bakora by'umwihariko aba Adepr bo bakabyumva cyane. Ariko ubu icyo nje kubabwiraho uyu munsi ni uko hari impinduka zigiye kubaho cyangwa se zigiye kuremera nk'uko mwagiye mubyumva. Abantu benshi cyane bagize bate bababaye, by'umwihariko aba Adepr bamwe bamaze bigiye kinini. abo ba Adepr se bababajwe n'iki ko numva ndahize ko zarari bitabateza inabavuze ni ukuvuga ngo kubabara kwabo ahantu bishingiye ni kuri za mpinduka nakubwiye ngo zigiye kugira gute, zigiye kuba muri iri torero rya Adepr. Izo mpinduka mu guhinduka kwazo hari abantu benshi cyane zigomba kugira gute, zigomba gutwara angayo ngo zigomba kugira gute, zigomba gutwara izo mpinduka kubera ko benshi bazahita babigira gute, bisanisha n'ibihe byanyu. Ati nkangahirikire rya torero ryacu tuzi kuva kera mu myaka 80. Ati iri torero rimaze imyaka 80 twasenyemo kuva kera, basogokuru bacu baribayemo, ba data baribayemo. Ati ibintu biri kuzana ibisi bya bihe bya nyuma. ati ibihe bya nyuma byatangiye ubwo ngira ngo baba bagiye gucisha bumwe si cyo twakita nko gukubura bamwe mu bakozi b'Imana. Oya kubura hari izindi mpinduka wenda zizabangamira z'abakristo nimize bite. impinduka zagiye zibaho. Natagiye vuga yuko tugomba kugira gute, tugomba gushimira umugabo Ndayizera Isaie cyane. Ubwo ndaza kugenda nkomoza ku bintu bimwe na bimwe twagiye tubikurikira mu gihe cyagize gute cyatamu, sibyo ndabikomozaho nkubwira n'impamvu navuze gute tugomba kumwubaha, tukabaha iki ndabyose, tukamushimira ku gikorwa cyiza. Icyambere reka baze garuke kuri ibyo bintu tugomba kumushimira. Mwarabibonye amatangazo yagiye hanze, amasertifika ari gutangwa ahereza abasaza, sibyo icyo gice cya B retirement, gufata abantu bamaze gukura, sibyo mu buryo bw'umubiri, bakaba baramaze kugira gute, baragize mu myaka y'izabukuru, kuza kubahereza retirement ukabashimira imbere y'imbaga nyamwinshi kutafari ryawo washize kwiki kw'itorero rya Adepr. Ntiwabikurikiye? Cyo ni igikorwa cyiza ngira ngo n'abandi bantu benshi bagiye bashimira cyane ko mbere iyo umuntu umuhaye ishimwe ry'iwa gihari iba ari byiza cyane, kamushimira imbere y'abantu, tugereka ko itafari ryo yashizeho naryo itafari yahawe agaciro, itafari washizeho. Ati twararibonye, sibyo hari ibintu byinshi cyane wakoze mu itorero ryacu, tugize dute turagushimiye, tugize dute tugushima imbere y'abantu ngo certificate. Ubwo ndagaruka ku byabaherekeje, si ukuba certificate gusa, bagira gute babohereza muri retirement cyangwa se mu zabukuru, pension. Yes, ubwo mu kuvuga ngo icyo nicyo kintu cya mbere. Izo mpinduka kera twari twarazibonye, nakubwiye ko Adepr imaze imyaka igera kuri 80. Izo mpinduka muri iyo myaka twari twaragize gute, twari twarazibonye. Icyo si ikintu cya mbere. Ujya muri iyo retirement bakaguherekeza neza, bakakubwira bati bashiraho ikigega kizagira gute, kizajya kivuza abo basaza n'imiryango yabo. Icyo gikorwa ni cyiza cyane, ubwishingizi, kugira ubuzima buzima. Urumva icyo kintu, kugira iki ubuzima buzima, bashiraho ikigega kizajya kigira gute, kizajya kita kuri abo basaza na family zabo. Urumva icyo kintu kera byari byaragize gute, byari byarabayeho. Urumva icyo kintu kitareme, urumva ibyo bintu biragora, ni ibintu byose cyane. Yarasazaga akiyerimina gake gake, akagenda avamo agize gute, atasezerewe ku mugaragaro, ngashimirwe ku itafari yagize te yashizeho hariya cyangwa se fondasiyo. Abasaza rero akamwenyu ni kenshi. Niyo mpamvu nagira avuga nti uyu mugabo akwiriye iki, akwiriye urushimwa.
ni iby'agaciro nagomba kubishimirwa cyane ko ni ikintu yakoze gitandukanye n'icyo abandi bagenzi be bamubanjirije bagiye bakora. Rero gupfa ni ibintu by'agaciro, awe rero ngira ngo akwiriye inka y'ishimwe kabisa abakristo biwe, kuko urumva hari ibintu byinshi cyane amaze kubagezaho mu gihe amaze abayoboye. Ibiteye kabiri ubwo tukimara kubona iryo tangazo cyangwa se abasaza twarabikurikiye basezererwa bajya muri pansiyo bagasezererwa neza, abantu bose bakibona barikanga ati ibi ni ibiki, ati impinduka zikomeye cyane Adepr igize gute ikoze ku ngoma yande ya Ndayizera Isaie Pastor umuyobozi mukuru we Adepr. Ibiteye kabiri tubona itangazo ryasohotse ati itorero Adepr igiye kwimika abapasitori b'abagore. Iryo ntabwo byavuzwe barumane n'abantu benshi. Urumva icyo kintu ni ikintu cyiza, ariko amadini amwe n'amwe ndetse nayo akurikiza ibintu ibyanditswe byera bya Bibiliya. Hari amadini atemera yuko umugore cyangwa se igitsina gore gishobora kuba cyafata agatuti kikigisha abagabo, cyane yuko bamwe bitwaza ngo muri Bible udahamwabye twigeze tubona umuntu w'umudamu agira ati ahagarara ku gatuti akabwiriza iki, akabwiriza abagabo. Mu mabarire wenda ndaza kugira gute kubisanisha n'ubuzima bwa kera n'abanyarwanda, sibyo? Kera hari ukuntu wenda turacyari bato twagiye dukurikira tukumva ngo abadamu kera hari ibintu batakoraga, hari ibintu batagiraga gute, batajyaga mu ruhame ngo ashobore kuba yavuga ijambo. Twagiye tubikurikira ari nacyo kibateka ya Paul Kagame yaciye akavuga ati umuntu wese aba igitsina gore n'igitsina gabo bose barakaza avuze rikani akazana iki, akazana uburinganire. Ubwo nanjye bisadishe eka mumbabare mbisanishe n'ako kantu gato. Niba His Excellency cyangwa se umuyobozi mukuru w'iki gihugu cyacu yararebye akavuga ati wenda sindi buyuze na politike cyacu, sibyo? Akavuga ati ni gute umugabo ubundi binakora umutamu batagira gute atabakora, kubera iki? Bafite amaguru amwe sabiri, sibyo? Amaboko sabiri, umutwe si umwe, ubwonko si bumwe, ntibutekereza kimwe, ubunwa si umwe wo kuvuga. None Bibiliya kivuga ko abagore bagomba kugandukira abagabo, umugore azafata agatuti yigisha umugabo wiwe, akenshi ntibazabishwangiramo uvuze akantu cyane ko Adepr ni namwe mu madini agira amategeko menshi cyane. Ngira ngo rero iki kintu cyo kuba abagore bazafata ijambo nabo bakigisha bagatumika umurimo w'Imana nk'abapasiteri, amadini amwe n'amwe ntabwo yabyumvishe kimwe nabo, cyane amadini ariko asanzwe atemera ko abagore bafata agatuti bakigisha. None se isi bya Adepr, sibyo? Ayandi matorero yo ntabwo tubona abadamu bongana ngo tubavuga namwe ariko nyine harande ari ku ruhande atabyine cyane ko yo avuga ko bakurikiza ibyanditswe byera, kandi ngo mu byanditswe byera ntago umugore ntago abagaragaramo umukwe. Iyo ngibyo rero nibyo byagiye bitwica mu mutwe yo kwiyumvisha yuko iki umudamu adafite ubushobozi bwo kuba yajya imbere y'abagabo ngo agira ati abigisha. Ahantu rero byaje gucangira abantu cyangwa se abayoboke ba Adepr bamaze kumenyera ya formule yo muri iyo myaka 80 nakubwiye, sibyo? Abantu baragenda babyakira babifata nyine bagerageza wa umudamu wagira gute bahujira ku ruhande, kandi wibuke nakubwiye ngo leta yagize ite yamaze gutera ikoroshi imyigishirize y'amatorero, cyangwa se niyo mpamvu twagiye tugira gute tubona amatorero menshi afunga, kuko yaramaze ku bintu byakavuye mu matorero, buri muntu wese akaza agafungura itorero. Biragaragara yuko leta yamaze kugira gute yamaze kwifaga muri gebi cyane kabisa y'amatorero. Akaba hari n'abandi nabo bamushyigikira bavuga ko ubwo Yesu Kristo yari yarashyinguwe akazuka, abamarayika babonekeye abagore bari bagiye kumureba, bagira ngo sinzi amazina yabo neza, ariko yabonekeye ngo abagore arababwira ati mugende mufuke sisi tangasi iki sisi zano kuko gaborera n'abandi bantu bakibaza ati se niba Yesu Kristo ashobora kubwira abagore ko bagende batangaza inkuru nziza
gute bwo n'ubu ngubu batatangaza inkuru nziza Yesu Kristo abantu bakaba bayumva bakaba bakurikiza inzira y'Yesu kuko dore ko mbisubize tawe uzi ko abantu uri kwita abo ni abandi kuhadi we tubyuzuza neza bikomeje gucanga abantu rero bikomeje yo gucanga abantu mu kubacanga rero ariko bemerere yarite ibintu birahinduka ibintu birahinduka cyane rwose kuko dufite ubuhamya bw'ibintu byinshi cyane byagiye bihinduka kandi bigahinduka biza ni byiza tekereza yuko buriya ndayizeriza ariyo mpamvu bakubwiye ngo uyu mugabo akwiye gushimwa kubera ibi bintu yagiye ahindura cyangwa se akaza ukuvuga ngo bari baramenyereye foromere yo kuvuga ngo umugore agomba kuzumva iby'umugabo amubwirije we ntabwo azafata umwanzuro nk'umugore nawe cyangwa se ngabe yavuga ko nawe yasizwe amavuta nk'abandi bose nk'uko bavuga ko basizwe amavuta ngabe yajya imbere kandi yigisha imbaga y'abantu mu by'ukuri ni umuntu sibyo umuntu kandi burya nawe afite pawa nk'iz'umugabo wajya tubibona hano turafatira urugero kuri leta yacu sibyo nitubona abaminisitiri b'abadamu nitubona abasirikare b'abadamu nitubona abapolisi b'abadamu tujye kubitwika ku bakiri bato wenda urugero nitubona abagendondo b'abazamu abashinzwe umutekano muri IT abaganga kubera iki ibyo bintu bo babigiyemo bigashoboka abigiyemo birashoboka ariko kugira ngo abantu wenda bakomeze bagende batwandikira muri komenti kuko hari abandi bantu nabo bashobora kuba wenda navuga ngo ni nk'abapagani noneho byose nta n'ikintu na kimwe bari banemera muri ikibazo ahantu cyari kiri cyangwa se ikibazo ahantu kiri bamwe mu barokore by'umwihariko abagabo bamwe bayivumbuye ari abayobozi bakomeye b'abapasitori abandi ari abarimu ati ibintu ntibishoboka ibi ni ugusuzuguza iki itorero ryacu ati twakunze tufirana ngana dusengera muri Adepr iziminduka simvifite sibye kiri mu murimo w'Imana by'umwihariko muri Adepr ati ibi bintu bibaye uyu mugabo asuzuguje itore ayisuzuguje atwabuye ubusa ku karubanda atundi tujye kuba nk'abandi sai ikindi kintu rero bagomba kwitega cy'impinduka zigomba kuzakurikira iki ari nacyo kintu kiremereye kirimo ntimuzatungurwe no mu gihe cy'ahazaza cyangwa se mu minsi mike si ugutega iminsi njye nta makuru mfite kumwe twamenyere ngo abadamu nibasuka ntibagira gute gusuka bizemerwa nabyo ngayo guko gutereka inzara uri umudamu ni ukuvuga ngo nyuma y'ibitavugwaga rumwe abagore nabo bagomba kwakira impinduka ubugira ngo basiyo turimo barimo baragendana nayo noneho tanu kwa tanu iki bro ibintu birakomeye mugomba kwakira impinduka ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye n'imisatsi anytime kigomba kugira gute kigomba kwiyongera kuri ibyo sibyo hamaze kugaragara yuko imisatsi idafite ihurira n'iki nubwo gukizwa k'umuntu ahubwo nanjye najyaga mbyibaza ibandahe bagiye bafatirwa mu kabari ari abasinzi ari abakozi b'Imana dibangahe baza mu nsengero bogoshe arabo badamu cyangwa abo bakobwa bagiye bafatwa bambaye batari mu itorero bambaye azamini y'amajipo agera ahangaha hariya tukaza tuje kwiyorobeka kandi basanzwe bavuga ko biri ari iby'abisi basanzwe bavuga ko biri ari iby'abisi gukizwa kwa mbere ni mu mutima w'umuntu cyane ko no mu mategeko y'Imana uko ari 10 ziriya no kugira ngo nkase idini rya Adepr kuko ibyo mvuze mwese murabizi abari kudukurikira by'umwihariko abazi idini rya Adepr cyangwa se abari bamwe ibi byose de kuvuga mugira gute murabizi ko impinduka zigomba kubaho hari n'izabaje abantu bitege byinshi rero bitege byinshi biraba byinshi cyane erega igihe tugezemo uko hazi ibintu byinshi by'impinduka iri bisi igenda ihinduka ku munsi ku munsi agomba kugaragara impinduka mu bintu byose impinduka zo zirahari cyane ko ngira ngo n'abakristo basengera muri authentique kwa Paul Gitwaza
ngira ngo nabyo impinduka zabagezeho. Ahubwo noneho ukuntu ibintu bimeze, uri kubona idini rya Adepr rimeze nk'aho wagira ngo ririmo rirahinduka, ririmo ririhinduranya neza neza na authentic. Cyane ko ya Zion Temple, yo imaze guca ibintu by'imisatsi, ibintu by'amajipo y'amamini, ibintu by'amapantaro. ariko mbere barabyemeraga Cyane rwose. uyu munsi isi yaratumye kugarukaho mbabarire utaza kwinjira ahandi hantu Rwarigeze buraza pe impinduka. Rwari urugero rwiza mu impinduka cyane ko nyine ibintu bihinduka kandi bikemerwa. nabikemera Cyane. urwo ni ikintu urugero utanze rwiza kandi bwagiye mubikurikira papa so gitwaza hari icyo nabwira abantu icyo nasaba abantu cyangwa se abanyarwanda muri rusange babarokore by'umwana mugombe musenge mugize gute gushishikaye ibintu byo gusenga kuvuga ngo gusa urambara iki kugira ngo ugere gute werekane yo koko witwaro never ibyo byararangiye gusugana bambiriza mu mutima w'umuntu Gusenga kwa mbere mu mutima w'umuntu kabisa. Tugana ku musozo rero, nk'uko nyine abantu babyumva, gusenga kwa mbere ubundi ni mu mutima w'umuntu, cyane ko ibintu byinshi nk'imisatsi cyangwa se ayo abagore kuba batabwiriza aho ngaho imbere, kugira ngo muri Bibiliya wenda ababa barayisomeye cyane kuturusha batubwira muri komenti. muri komantere mwagenda mudoreza ibitekerezo byanyu sibyo mutubwire namwe uko mubyumva ariko by'umwihariko Adepr si ukuyivuga nabi baturizwa bivugwa ibyavuzwe cyangwa se ibyatangajwe n'ubuyobozi bukuru bwaryo ariko nabyo bigire gute bikwiye gushimirwa cyane. ni byinshi cyane agira gute na Israel ahindura tutari buze kugarukaho cyane numvaga ko uno munsi tugomba kugira gute tugomba kuganira kuri ako gatopiki k'ihindurwa ry'iki yo gushyiraho iki abapasitori b'abagore no gusezerera abasaza wenda ibindi tuzajya tugira gute tubigarukaho mu biganiro byacu bizakurikira. Ibiganiro nk'ibi ngibi rero nakagaruka, turabashimiye. Ukore subscribe kugira ngo tujye tubana ku biganiro nk'ibi ngibi biri mu bwenge cyangwa se bigiye gute tuganira ku ijambo ry'Imana cyangwa se ibihinduka zigenda zigaragara mu matorero cyangwa se mu nzu bingoro z'umwana space cyangwa se Imana muri rusange bitego kubyemo. Niba ukunze rero iki kiganiro wagisangiza mugenzi wawe, ndetse nawe niba utarakanze subscribe ntabwo wagira ntugende rwose utayikanze, kuko iyo araba ari inkunga yanyu kabisa ikomeye cyane. Turabashimiye rero. Nge wari kuri microphone mutabonaga ni Yaruse 6 ndi kumwe na mugenzi wanjye mwari musanzwe mumenyereye kuri +250 ariwe Valeri. Yes, murakoze cyane Valeri, murabizi ko ari umuhungu wanyu nakagaruka tubane no ku munsi w'ejo.